Kristo Yezu akuzwe kuri ukurikiye RDF Trends. Ahangaha ni Kibeho nk'uko mubizi, uyu munsi ni umunsi mutagatifu, umunsi nyina wa Jambo yagiriyeho mu ijuru akajya gusanga umuhungu we. Aha rero turi Kibeho live, tugiye kubereka ukuntu ibintu byagiye bigenda, ariko hari abantu benshi bagiye batandukanye, ngira ngo murabyibonera namwe, haruzuye aho abantu bose baje gushengerera umubyeyi umukiza wacu. Abantu bose rero bagiye baturuka mu mihanda itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Nagiye mpabona Abagande, nabonye Abakongomani, abaturuka ku mugabane w'i Burayi, mbese ubona ko bose banezerewe kuza gushagara nyina wa Jambo. Reka rero dukuri iki gitambo cya misa, n'ibindi byose muragumya mugenda mubibona hano kuri YouTube channel ya RDF Trends. Nk'uko mubibona rero, abantu basaga ibihumbi 100 bahagaze hanze ya shapeli, kubera yuko batari gukwirwamo, barangamiye mu kirere, barimo barareba nyina wa Jambo aho ari kwigaragaza mu zuba. Abazi kureba neza barimo baritegereza ngo bakamubona yambaye imyenda y'ubururu ishashagirana, mbese nyine ko yiziwe ku munsi we, nawe akaza gusanga abantu biwe ku munsi we mutagatifu. Ni umunsi mukuru watangiye kuwa gatatu ku itariki 14 z'ukwa munani 2024, utegura umunsi mukuru wa Assumption kujya mu ijuru kwa Bikira Mariya, aho wabanjijwe n'igitambo cya misa cyabaye saa 10:30 za mu gitondo, bizindiye abantu. Ubukomereza umunsi mukuru rero waje gukomereza ku wa 4, ari wo munsi turiho, cyangwa se ku munsi nyamukuru ujyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, aho yatangiye ku isaha yatangiye ku isaha y'isa 3, aho ryari gushengerera isakramento no guhabwa penitensiya, bakavuga n'ishapule y'ububabare. Saa 3:30 rero inyigisho, aho byaje gukomereza saa 5 habaye igitambo cya misa kiyobowe na Musenyeri Celestine Hakizimana, umwepiskopi ya diocese ya Gikongoro, aho yatuyobora umuhango rwose. Ikindi nakubwira rero nuko hano haba hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bigenda bifasha abakristu cyangwa n'abarejiyo muri rusange kwitagatifuza ndetse no kwegerana n'umuremyi. Aha nakubwiye ko haba hari amashapure menshi, hari amakoperative y'abantu bacuruza amashapure, hari abacuruza utubido two kuvomamo amazi y'umugisha, hari abacuruza imyambaro ya Bikira Mariya, mbese ubona ko abantu bose bakerewe kandi banejejwe n'umunsi mukuru ubabereye hano Kibeho. Ikindi kandi nuko uyu munsi abantu bakoze imibare cyangwa se abahanga mu kubarura imibare bavuze yuko kuva Kibeho batangira kuhosora cyangwa se hatangira gukorerwa urugendo rutagatifu, ari ubwa mbere bakiriye abantu bangana gutya. Kubaza Kibeho neza, nababwira yuko umuhanda yanzira yerekeza ku ngoro nyina wa Jambo yari yuzuye yose, gukata kuri chapelle nyuma aho hose huzuye, aho bavomera aho hose huzuye. Muri make abantu babonye abantu baga bari muri campaign zo kwamamaza abakandida mu mashyaka, niko byabaga bimeze. Aha rero niho misa yenda guhumuza, cyangwa igitambo cya misa cyenda guhumuza, nibwo igitangaza cyaje kuba abantu bose, cyaje kubatangaza cyangwa se cyabereye ibyishimo bikabije byiyongera ku bindi. Ariho Bikira Mariya yaje kwirekana agaragara mu mboni z'izuba, aho yarimo aramurika, abantu bakagenda bamwishimira, bamupepera kandi bamusuza, ugaragara yuko bamufitiye urugwiro rwinshi cyane. Yagaragaye rero mu masegonda atari makenya, akajya azakongera akagaruka, abantu bakamubona aho bari bicaye bose, ukabona baranezerewe Imana, bazamura amaboko mu kirere basingiza umuremyi.